kandi ngaho tugenda iyo nishimye niyo mbabaye ndari ntibizagaruke ntabwo ndi umubyeyi mubi ahubwo burya nanjye icyabinteraga wagira ngo hari simbizi icyabinteraga nabonaga nyine mutandima ariko noneho uzi ko bimwe nakubwiraga nagiye kwa muganga nkasanga ntwite we ni ukuri pe ubu se kuko nzabigenza gute Betty uzi ko bimwe nakubwiraga nagiye kwa muganga nkasanga ntwite we ni ukuri pe ubu se kuko nzabigenza gute Betty Diane nawera umva Diane yiza kuri wowe uwo mwana kuba ari uwa Beni ntacyo wifuza kuko Beni aramukunda ako sha Betty wagiye urorera kuvuga ibyo ngibyo kuko ako Betty uzi guhera ku kwezi kumwe wisharija kunda none umwana yavuze ukisharija kuri buri kimwe nta epfo nta ruguru koko ubwo cyahangana ariko ibyo ni byiza kuba wahugu twikiye Beni nubwo reka yapfuye ahari hose arishimye kuba ahari hose arishimye sha cyakora nanone ahubwo umva nakandi gakano nabibwiye nyine mama wiwe arankankuyo arabyakira ngo ngomba kugenda ngo umwana nkamubyara nkamusigayo we ngo nkasiga umwana wanjye ni ukuri kw'Imana ariko narumyo cyangwa yo ukabyara umwana ukamumuha yazamutwa kandi ntiyazamye ahubwo uzi umva n'ukuntu ubwo ari umugome ngiye navuze kuri amukecuru ari n'umugome kutatavuga ngo mwaza tukabana nta kibazo akumva ko nagenda ntwite nazabyara umwana nkamumuhereza nkatacogoshera nkagenda umwana wanjye nkamutanyumvira we urumva kandi yari muzima rero kwera kandi ni umugome sha ariko ntago ntuje ndahangayitse pe oya bihangayika ubwo twishimire kuba ubonye umwana wa Beni sha reka nkubwire wenda kwishima ntago nakwishimaho gakeya cyane ariko nawe ntago nakwishima 100% Betty ni ukuri pe ako jya umenya kwisi uwo mwana uje ni nk'ahari umuryango wongeye gusubirana n'ubundi uzajya umubonamo Beni azajya munyibutsa nyine ibintu byinshi ubwo byongere bisubire Imana simbizi pe simbizi ngiye ku bwanjye kuri wowe ikiza n'ikishima ahubwo ndakwishimiye sha Betty nuko nyine ibyanjye ni ibyo ngibyo reka nkureka ariko jya ugerageza umamagare we cyangwa wamagara nyine nuko mba nabuze amayinite ubwo birangiriye aho nawe uhora urira ubwo urumva cya gitekerezo cyane cyo kuza ngo nje kureba papa bitarangiye urumva naza ndimikije mu rugo rw'abandi we shamba barira ntago ndi umusazi ese ubwo ngubwo ego kumwuzukuru nkandaje mutwariye hinda ngiye kumutura ibibazo sha Betty ndakumvise uri n'umwana reka nkureke sha shasa umunsi mwiza nyine ndumva ibyanjye ibyarwaniyemo n'imbwa nyine ubwo kuza naranabiretse sinkibitekereza ubu nuko byagenze agiye reka mu buzima busanzwe se warura hari ariko nyine utubazo ntitubura ibibazo rega turi ku isi nta bibazo byabura noneho pe nabuze icyo gukora neza byagenze gute se kandi uransetsa ukazana ibibazo usubwo kuko wowe bose bibize ubandi ubwira amakuru yaje undi arambwiye ngo kwa muganga ariko ngo uzambwira turi kumwe byagenze bite sha wahora niki basanzwe ntwite sha felicitation dia kuri dia birashimisha ako nyumvira urumva wishimye oya no kuri binashimye umwana n'umugisha dia sha nanone numva nari nkeneye ikintu kizajya kimpoza amarira na kwibuka Beni nkagira icyo ndeba
pe cyakora nanjye byaranshimishije ubibwiye nyirakuru se nyirakuru arabizi reka yabisamiye hejuru aragira ati hubwo ngwino wicare hano mu cyaro nubyara uzahita umpereza umwana wanjye nawe ugiye ubundi ati umwana wanjye nzamukunda ntugire ikibazo ubundi ati ngwino wicare mu cyaro ariko ubundi babagejeje urabona ko afite ikibazo ariko aragifite pe ariko mana we ubwo se ni ikibazo cyangwa ni ubugome kuma mubwire we tazanamwiyerekeje batazanaguhekurira batazanaguhekurira Mbego Diane ngo rwose nguru umukazana wanjye ngo ndabyemeye ngo rwose umwana wanjye ubundi ati telefone irasomye ati manuka afite ubwoba bwo kuzagwa mu nzu wenyine ati manuka n'umwuzukuru wanjye ngo telefone n'ikiva kije tubyiyorere nanjye mubwire cyane ngaho mbwira uruga ko ejo bundi nakubwiye ko papa gakuru yakomeje kungendaho ndabyibuka ejo bundi nagize gukina namutegeka n'ikintu agiye gukora ndebe wenda ko yabikora nabitinyuka neza ko azanabitinya atazabikora reka none numvise ntari mu nzira yo kubikora da siko wa mugabo ari seriye nambwiye ntigenda ushaka abayobozi uhamagara umuryango wawe inshuti zawe n'abaturanyi baze nishinganishe barabikora yambwiye ngo ngiye kubikora ariko mama gakuru nibyo nakubwiraga gatekereza ati ya umugabo twabyaranye abana 3 twashakanye kandi twashakanye mukunda urumva n'ukuri pe atari biriya papa gakuru yaragiyemo nta mpamvu nakora ibyo nshoboye byose kugira ngo nkomeze niba ku rugo rwanjye ngo sha kandi kuva kera mu buzima sinigeze nifuza kuvanga abana ngo pe ntabwo ari byiza none hari ikintu kinkomereye Paul Diya nahuye na Paul ndi mu bibazo pe angirira neza kandi nawe warabibonye ntacyo atakoze n'abana banjye uko basubu niwe mbikesha ndi kubimubwira nkabona ngiye kumutera agahinda kandi nawe numva ntashaka kumubaza kuko nta kibigeza nkorera ubu ndagira nti koko Diya reka rero mbwire mama gakuru uri umuntu mukuru witsimbarara kuri Paul iyo umuntu mwabyaranye muba mwarabyaranye cyongeyeho inshuro 3 kandi reka mubwire nimba ugize amahirwe akisubiraho ntitugahurwaho satani ngo idusenyere twinjirire ugize imana igiye kongera kukubakira tera satani shoti ugere wo kuko rwa rukomere nta mpamvu yo kuvuga ngo Paul nawe n'umusobanurira n'umuntu arabyumva ariko kandi iki kintu mama yari yaranakivuze pe cyo kuvuga ngo ugiye kuvanga abana ngo ibiki n'ibiki ni ukuri pe wiha satani urwaho ngo akomeze yinjirire urugo rwawe rusenye nimba umugabo akubwira ati ngwira ibintu byose bizajya ku murongo jya kubaka urugo rwawe wabimeze ubu Paul we biragenda bite ko numva ntashaka kumubaza Paul yarababaye mu buzima wambabariye ukagenda buhoro ukanyigishiriza Paul akanyumva koko reka mubwire ni ukuri pe ndabimwumvisha kandi ndibaza ko muyoma ntabwo yigeze babara kundenza ubusenge ko nabyakiriye bene sinamubuze nkazwe muzayamukubitana gutya mu muhanda akagusuhuza yabare fanta akayikugurira ntabwo muyomba yakwanga kubyumva ni gute se ubundi yakumva ko ashobora kugutandukanya n'umugabo wawe mubyaranye 3 yego birumvikana nyine birumvikana ntabwo yabatandukanije ariko none umugabo uremera kwisubiraho urumva akomeje guhatiriza niho yaba ari kubatandukanya ibyo yakoze yarabikoze Imana izabimwera umugisha kandi n'ubundi ibyanjye na Paul urabona na Paul yaragifite isezerano ry'umugore we kandi so mugani mwari mugiye gukora mwari mugiye gukora mwabonaga bizabahe urwara urukundo Diya ni ukuri Paul ni urukundo ariko wibuke ko umugabo wawe yarajyanye nawe akigutekereje n'umugore wa Paul Joy ubararindiriye umva ameze nk'ipusi yubikiriye imuze inkoko urumva nuvuga ngo ni yamize urunguturana aho kugira ngo uhore mu nduru isanje umugabo wawe ni ukuri pe mwabyaranye ukanamukunda inshuti nziza nahise ko utari bubashe kunyumva pe ntabwo nabura kukumva kandi ntabwo nakugira inama yo gusenya ndakwingenzi mugerageze uvugishe Paul ndamuvugisha muri maka ntabwo ari bunanire pe rero umuyobozi wakoze kwitabira ubutumire bwanjye nagiranye ikibazo hambere aha ngaha n'umudamu wanjye biba ngombwa ko mwirukana aragiye ngiye kumucyura arananira biba 2 3 ariko nyuma aza kunsaba gutumira umuyobozi n'umuryango ngo nawe uzabuhari gusa ibyo telefone umwana arimo kuvuga data muyobozi uyu mugabo wenda nuko ibyabaye byose nigeze nza mu buyobozi ngo mbibabwire
ariko twagiranye ikibazo gikomeye pe. gute? Uyu mugabo namushatse ndi umukobwa pe. Ndaza mbyara abana babiri nk'uko wabona n'impanga. Hari na murumuna wabo we nuko namusize asinziriye. Ariko aba bana kuva mbabyaye sinigeze mbona amahoro mu rugo rwanjye. Umugabo yarantoteje bigera n'ubwo nkuko akubwiye ko yaje kunywa. Ntabwo ari we wanyirukanye n'ingiye bijyana. Kubw'ibibazo twari dufitanye. Muyobo, uyu mugabo hageze ku rwego ashaka kugurisha abana yabyaye. Ari ubona? Ari abo ngabo ureba. Mu muryango we nabaye nk'igiciro. Ngo nabyaye abana ngo sinababyaranye nawe ibintu byinshi. Bikagera naho umugabo ndaza ku nkeke ankubita agira gute. Njya kuva hano uyu muturanyi arabizi. Navuye hano kuko nabuze uko ngera. Umugabo kuva nkibyara aba bana yahindutse umusinzi, akaba ari ngiye gukorera urugo njyenyine, akaba ari ninjye wirengeye ibibazo byose byo mu rugo. Reka gato uretse gato. Ibyo uyu mudamu avuga byo kuba waramuhohoteye agahaguruka mu rugo imburagihe ku mpamvu z'abana yabyaye, urabyemera? Nibyo ntabwo mbeshyira rwose. Gutoteza ntabwo uzi ko amategeko y'igihugu cyacu abibuzanya. Kwabaye kutamenya kuko nanjye nabonye bintunguye, ariko namajije gusobanukirwa neza impamvu abana bavuka bameze gutya. Ni impamvu nanjye nafashe umwanzuro wo kubongera kumugarura. None se ko uvuga ko udashaka kubagereranya nk'aho ari abana kandi ukaba urashaka kubagurisha, kubagurisha nk'ugurisha ihene? Ni umuntu waraje wari umpaye amafaranga kubera ko ntabyumvaga ko nababyara ubuze gutya. Numva niyo gutababyara kandi warababyaye. Impamvu washakaga uvuga ko abo bana ubona nk'aho atari abana kandi ukaba warashakaga kubagurisha, wabagurishaga nk'ugurisha ihene cyangwa wabagurisha nk'ugurisha abana? nawe byakubaho kuko njye nararebaga nkabona nta ruhu nk'urufite. Bambwiye ko ari abanjye nanga kubyemera bakiri no kwa muganga. None bavuga ko yababyaranye n'abazungu? Niko nabifataga. Muyobo, ubu icyo ntabwo kikiri ikibazo. Njye naragiye pe, ndi mu buzima bwanjye bushya niyitaho. Uyu muturanyi yavuga uko navuye hano ntagira n'umwenda wo kwambara. Navuye hano aba bana batagira kenda bambara. None reba uko namaze kumera. Nashatse ubuzima bwanjye ndera abana banjye. Ndeba aho twari tumaze kugera. None n'ubu umugabo hakugenda ngo abe ubuzima bwe nanjye mbubwanjye arakomeza kunshaka, arashaka abana biwe, aragira gute. Rero impamvu naramubwiye niba ushaka ko ngaruka mu rugo rwawe, hamagara umuryango wawe, uhamagara abayobozi, njyewe nshinganisha abana banjye. Ikintu cyababaho si nyikeneye kwihererana ibintu kuko urabona aba bana gusa Muyobo, aba bana ni babi, ntabwo ari abana nk'abandi, urumva? Rero navugana uyu mugabo wenda yaje ashaka kungarura mu rugo kuko wenda wa mugambi we yawukomeje ashaka ko njyanira abana. Niyo mpamvu naguhamagaye mu kintu cyose kizaba kuri aba bana uyu mugabo azakirengera. Ikindi kigira kabiri, njyewe nkimubwira nari nzi ko ari buhamagara umuryango we, wenda ngasanga nawe abana banjye nkareba ko nabo wenda bagaruye umutima bakabemera. Urumva? Nawe ndebe muri abantu bose yahamagaye hari murumuna we. Ubu si uyu murumuna we nta babyeyi ugira, nta ba nyirasenge baba abana bahari, kuki utabahamagaye ngo nabo baze wumve ibintu ukora uko bimeze?